Nkobo ndi umunyonzi ubu ngubu nabanje guhamfasha igare nje guhahira abana ibirayi byo kurya gusa igare ryanjye baritwaye nkatabya ibirayi by'abana nabyo nyoye natwe ibyo aratuyobeye hari umusaza witwa Kabera w'umupolisi turaza tukabona afasha amagare ntabwo atubwira ati ikibazo ni iki n'iki tukana twambaye amagare apakiye akayajyana Kacyiru ngo tuta saa 12 amagare amwe namwe akayatanga ariko hari n'ayadatanga yabujije ibyangombwa rwose arayabukora akayatwara ubu twamuregaye tuzuye twamurega. Hello my people, my guys, mumeze neza. This is Nyarwa Family TV nk'ibisanzwe twagarutse ni Soso muri kumwe. Twatembereye hano mu muhanda twaje kureba abantu bari mu muhanda uko ubuzima bumeze ko ubuzima bwifashe umunsi ku munsi. So tufite rero umuntu tujye kuganira nawe akora akazi k'ubunyonzi. Twifuje kuganira nawe uyu munsi. Witwa nde boss? Yitwa Ishamunda Mathias. Mathias, umeze ute? Ni sawa nta kibazo. Umeze neza? Umeze neza mu buzima busanzwe ariko nuko nyine ibibazo byo mu muhanda ari byo mu muhanda ariko mu buzima busanzwe bwanjye nta kibazo. No se kuvuze ngo ibibazo byo mu muhanda ni ibibazo cyangwa ni ibibazo kuko ibibazo byo mu muhanda nkobo ndi umunyonzi ubu ngubu nabanje guhamfasha igare nje guhahira abana ibirayi byo kurya nagera mu muhanda ngasanga umuhanda byahindutse bya ibibazo ugasanga nje guhahira abana ibirayi ugasanga igare ryanjye baritwaye nkatabya ibirayi by'abana nabyo nyoye ugasanga rero ni ikibazo hano mu muhanda. None se igare bakayitwara kubera iki? Natwe ibyo aratuyobeye hari umusaza witwa Kabera w'umupolisi turaza tukabona afasha amagare ntabwo atubwira ati ikibazo ni iki n'iki tukana twambaye amagare apakiye akayajyana Kacyiru natwe ntabwo tuzi ikintu yabayitwara. Ntabwo mujya kuyatora Kacyiru ngo cyangwa mujye kubaza uko bimeze? Iyo hashize nk'iminsi nyine twishwe n'inzara hari igihe yatangira ubuntu twamubaza akavuga ati tuyabahera ubuntu ariko ngo nimuzongere akavuga ngo ni saa ngo tuta saa 12 ubwo saa 12 nabwo turazubahiriza ndarimo natazubahiriza ariko ugasanga no mu gitondo nka saa 2 ukanartejemo araje arayapakiye arayajyanye akayajyana natwe ntabwo tuzi impamvu adufatira amagara akayatwara. Ubwo kugira ngo muyabone nuko mutonda buri gihe yo mugatonda buri gihe Kacyiru? Dutonda buri gihe Kacyiru wenda nkamwe muba mutuvugira ubuvugizi mutuvugira ubuvugizi wenda akagira gutya akagisha no mutima amagara amwe namwe akayatanga ariko hari n'ayadatanga. None se ubwo ngubwo nuko yamutambaye amajire cyangwa bisaba iki amagare yose barayatwara atari kuvuga ngo ntabwo ari ukugomba kutambara amajire abambaye amajire afite ibyangombwa koperative bose amagara arayatwara bose arayatwara abujije ibyangombwa rwose arayabukora akayatwara. Ese ko ntabwo mwatekereje nko kujya kumurega n'iki? Ubu twamuregaye tuzuye twamurega. Ntabwo se mwagenda mu buyobozi ubwayo bwose mukabivuga? Iyo bibye nk'ubuyobozi nyine badufatamo nk'abantu mbese bo hasi bakatwumva bakatwihorera kubera ko muri abo hasi ariko mwamwe mudukorera ubuvugizi mwatubariza nk'ikibazo wenda niba wenda amagare batayashaka bakavuga ati amagare ntabwo tuyashaka mu muhanda tukakira amagare yacu tukayajyana wenda niba twavuye mu ntara twasubiza mu ntara twari ikintu wenda twayakoresha. Kandi niba mukura umugati niho turaza dufite nk'imiryango tukaza tuvuga ati reka tuze twiteze imbere tuba dufite imiryango tukaza twiteza imbere tukahahira n'abana bakora icyo kurya harimo nk'abantu nk'ubu bubaka keredi bakagura amagare kandi ya magare kugira nawe biteza imbere bakaza bakishyura keredi bakoresheje rya gare ariko mu gihe atari yarangiza nko kugishyura umusaza akaza akayatwara ugasaba ibibazo kuri uwo muntu watse keredi urumva reka ari ikibazo. Nese koko aka kazi nyine ubona kagutunga hatajemo ibyo bintu byo kugutwarira igare ibindi bibazo ubona ari akazi gashobora kugutunga? Aka kazi nkamaze nk'imyaka 5 njyewe mfite umuryango w'abana 4 mfite umuryango turi abana mfite umuryango w'abantu 4 mazemo imyaka 5 ahangaha iyo tutagize ingorane nk'ubu umuntu afata igare akaza tutahuye n'izo ngorane ngo gutwarire igare uraza kubona amafaranga ukabasha kwahira umuryango ukabasha gukodesha n'iyo nzu rwose mu buzima busanzwe ubuzima bugakomeza ukagera n'uburyo mwarureba nk'ubu ngubu hari abatanga bihira mituweli ukabasha gukora amafaranga ukariha mituweli
ugahera umuryango ugakodesha na ya nzu ubundi ubuzima bugakomeza rwose. Urakoze cyane kutuganiriza. Nta kibazo. Dukorera ubuvugizi amagare. Ubuvugizi rwose uburyo aya magare natwe atumere nabi mutwara ubuvugizi uburyo dutwara amagare. Ni ikibazo kuba umuntu yakatse kredi amagare bakayatwara niko kredi bibara. Aho hantu rwose biratubangamiye mudukorera ubuvugizi cyane. Urakoze cyane. Sana murakoze.